ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda, namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Uratera urw'abandi wototera urwawe, wanditswe na Iragenere Neste, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Muri iki gihe Abanyarwanda duhangayikishijwe cyane n'inda ziterwa abana b'abangavu ndetse n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ariko se twe nk'ababyeyi b'aba bana aho twe turi shyashya, aho ntitwatwawe no gushaka amafaranga, kurarikira ibigezweho ndetse n'amakimbirane hagati yacu akaba ari byo nyirabayazana y'ibi bibazo byose by'ingutu? Dukurikira umukino. Yambi mwana wa niko minyone mukobwa wa urabashaka. Nari mpangayitse ngira ngo ntabwo mukije kunsura. Naho ubundi sinasiba kuza kugusura cyane ko mba nagukumbuye mwana wa. Kutazanye na mama hamwe na Mimisi. Yewe nyoko sigaye mbona rwose asigaye aturutisha iriya myenda acuruza. Igihe nabaremburije buriya ntimwambonaga. Uraterenganyerega amaso y'abakecuru ntabwo abakireba neza. Papa, aba bana ureba rero ni inshuti zawe. Uyu yitwa Nana. Urahosha? Yego papa menyo. Ako tumwita mubikira kubera ukuntu yitonda. Uyu nawe yitwa Mutesi. Uraho neza. We nabimenye. Ngiye kukwereka. Nizere ko ari ibanga ryanjye nawe. Na minyone sinabwo agomba kubimenya. Umfara. Ahubwo niwe wambere utagomba kubimenya. Nta kibazo. Zabyigumanira. Aha. Ngayigira hino nkwereke. Mute. Aya mafaranga ngana gutya wayakuye hewe? Mute nizera ko utayibye. Wapi mwana? Nta muntu wo mu muryango wacu nzi wigeze anatekereza kwiba. Ahubwo se gutanga utarabona iyi telefone. Yereka turebe. Wabonye? Nyagasani mana yanjye we, dore telefone nziza pe. Cyakoze Mute ntakubeshye. Izi telefone nzibona zishushanyije. Sinari nakayibonye n'amaso yanjye pe. Wabonye imbaraga z'ubwiza icyo zikora? Nukuri numiwe pe. None se we, ko nkubaza nunsubiza, aya mafaranga ni telefone wabikuye he? Reka nkubwire, ibi byose ubona hamwe n'ibindi ntarahabwa nabihawe na papa Minyone. Ngo igitumva n'iki gusubiremo ibi byose ubona nabihawe na papa Minyone rwe murinda. Cyakoze ndumiwe pe. Wari we yabiguhaye ryari? Ko kuri wa munsi wo gusurwa twari turi kumwe twese. Umva, ntibuka cyagihe ujyana na Minyone mugiye kubika ibikoresho ari yatuzaniye. Ndabyibuka. Gutito. Gute se? Nagiye gusura Minyone. Narebye ukuntu yigana n'abakobwa beza. Yenda rwandukira inkumi nziza koko. Ariko se ko numva acitse urondogoro wagiye mu kigo kimwe. Yewe navuyeyo narwaye urukebo. Mbaza ahubwo uti wari wajyanywe n'iki? Ntiwambwiye se ko wari wagiye gusura Minyone? Minyone byahese ko byari urwitwazo. Ese wari wajyanywe n'iki kandi? Ntiwibuka harya ya foto? Nta foto y'umwana w'umukobwa nigeze kukwereka nkubwira ko yigana na Minyone. Nkubwiye ko nkimwibuka. Naba nkubeshye n'ukuri muri. Kuko iki uramwibuka yewe? Uyibuka? Twicaye kuri ka kabari hahandi muri rya korosi. Nta foto nakweretse y'umukobwa ukambaza ngo nayikuye he? Urabara wa wundi wanyeretse ufite mu kanwa heza cyane. Mbese wa wundi uteye nk'igisabo. Uwo numva wabaze. Kagire inkuru rero. Ntabwo wibuka inama wangiriye umbwira ngo sinigira umwana se? Ntiwumva? Kare
asusa ubundi wigiraga ibiki reka ndabitekerejeho nsanga uriya mwana atagomba konsha mu myanya y'intoki byagenze gute se mbwira ariko umvara mbwira ariko nasanze naragize ubwoba bw'ubusa ahubwo byari ukorosora uwabyukaga sinakubwiye ko abana bageze muri kiriya kigero batarushya rwose pe byose arakwihera iyo yabonye amafaranga iby'ubusaza arabyibagirwa yewe njye ntakubeshye ntabwo ariko nabikekaga njye numvaga nyine babanza kurushya umuntu ariko umwana namuhaye amafaranga ngize mweretse ya telefone aba nk'ikigoryi neza kutambwira unkuru ahubwo ugakomeza kunyicisha amatsiko ugenda wicisha hirya no hino dore rero nageze mu kigo nuko ntangira kuganira na Minyoni nako nsenga ngo hamagare wa mwana azasohoza nuko ngiye kumva ati papa atereka nkuzanire inshuti zanjye nyine zigusohoza nuko komeza ariko shateto nakubeshye nahise numva nakwiterera hejuru nkaho nsinze igitego abagererwe sha ariko kuva nabaho dore umukobwa mwiza useka neza yewe data we narumiwe n'impamo y'urese ubwo wabigenje ute ngo wohure Minyoni usigare wenyine n'uriya mwana ngese ndi umwana mfasha mbwira nahise mbwira Minyoni ngo najyane na mugenzi we kubika ibikoresho nari nabashyiriye maze nsigarana n'uwo mwana nyine koraja nikwe nuko nyine ahubwo nyine bamaze kugenda maze mfunga umwuka mufata mu kiganza mureba mu maso ariko nari mfite ubwoba nibaza ni none se yanyumvira ubusa ariko naho ubwoba yasha buzakubuza ijuru shabyihorera utabusya bwitobomera ariko namuhaye amafaranga nari nateguye maze ndenzaho na telefone y'igiciro neza yahisagwa neza koraha rwose umva sibyo nakubwiraga ariko na n'ubu nakubeshye ntakibazo uko bizagenda Minyoni naramuka bimenye azabwirwa n'iki se uwo mwana nizere ko wamubwiye ko ibyawe nawe ari ibanga rikomeye mvara icyo ngicyo nicyo nahereye ntiwumva se igisigaye rero ni uguhata umwana urukundo akakwiyumvamo kuruta se na nyina kubita imfungisha ese we ubu wari ukivugira kuri telefone kandi uzarinkorera muko none se ukuri akenda abeshya niba wari uri kuri telefone none se kwa nari kuyivugiraho ni ngombwa ngo ugire itangazo cyangwa wagiye kwa hano kwishyura telefone zitemewe ubwo si uri kwirakaza kugira ngo nakubaze aho urukundo rwawe na muzehe rugeze muzehe nawe sheri wanjye ni umujene sha umujene araha koko cyakoza ni ubwa mbere mbonye umujene imvi zabaye uruyenzi pe kandi sinzi icyo ushaka nana niganirira wa mugani ni imibare da ariko nana ntakubeshye murindagira amagambo meza shaho wagira ngo harahayasoma pe none se kandi murinda ninde murinda ni sheri wanjye papa Minyoni wanjishiwe apu nari nibagiye ko ariko yitwa bimenyero ko ariko yitwa kandi guhera utazongera kumwita muzehe cyangwa se muvuge mu izina tutazacikwa turi kumwe na Minyoni ugasanga urari inkoreye none se ubwo nzajya mvuga ngo iki none igihe tuzajya tuba turi kumwe na Minyoni ujye umwita mumu ngonde rwose nzabyohereza we na mama wawe nzababikira ibanga ahubwo uvuga gake ndabona Minyoni aje hano dusanga nuko nyine umuhungu ase batyo shambura abagome urugendo bashakiye mwari mwibereye hamwiganirira reka tuba twanze kukurogoya ngo wige uzabe umuganga twe tukaza kuba twiruhukiye n'ubundi ngo wiga nk'uwasaze ugatsindwa nk'uwarozwe cyakoze urancikije umutwe imbavu zirahashiriye pe none se niyo nkuru bwena nako mbona yasetse yagiye haza ni umuhungu twiganye mu cyiciro rusange ugeze kwitura hasi mu ishuri akodisi yahuye n'ibyago none se ko hose hariya numva muvuga mu muni we wamugushije
wapi uwo muhungu niwe twitamo. Yes mama. ese mwiriwe neza wiriwe noneho se uratashyera ariko se wowe na nijoro uvuga nabi reka nkureke nirebere filime ahubwo se ntabwo mwatetse ngo ngabure ko numve inzara inyishera yewe kuva ari muzahanura ariko se haguruka ngaburire va murayo muri ndakwinginze ngo ureke kuntisha umutwe ureke nirebere filime yanjye hatagira ikincika ariko akanakumi ubu murare ngo uri kureba filime rero ariko ubundi urinda uburaraho igikoni kiri ntuhazi wagiye ukiyarurira kuki ubu njye mu nkono ngusize ahangaha ngo uri kureba filime niba wumva rero utajya mu nkono urindira iyi filime irangira ubundi ijye kukwarurira cyangwa se ubyutse umukozi ariko ungabanyaho iyo nduru yawe ngo njye ndi kuvuza induru moni uraje harajwe rero ubundi se umaze iminsi urya ari jyewe wakwaruriraga da mone ndavuze ngo haguruka ujye kungaburira cyangwa icyo giteleviziyo nkimene shyuhu kimene rwose nakubwira iki ahubwo se ngo ufashe iki ngo uyimene ntuzanire ibi hanze urakoresha inkoni cyangwa ufite uburyo bwawe bwihariye uri bukoreshe erega wiyemeje guhangana nanjye neza neza mama minyo umva muri kurugutura nkubwire guhera ubugeyo Monika umukobwa wansanze abera sinki umugore wawe uranyumva uramyumva neza ugize ukora ibyo ushaka ariko utuntu nk'utwo two kunkanga rwose jyewe ntabwo tukimfasheho ndabikubwiye kandi nuko umbwiye moni nuko mubwiye umukobwa wo mu giserakazi kandi ubyumva ubyiteho sawa ntabwo bizarenza iki cyumweru uticujije nakubwiye ngo twa tugambo baho yivugisha ntabwo tukinkanga utangira ushakira ahandi biswana nigire kuryama utantera n'umwaka uvuze ngo ikimone ngo njyewe ntera umwako urawuteranye kandi njyewe naguceka wa mugore naguceka ngo urebe ngo imbwa zirakurya wowe ngo ufite aha mu nzara ahubwo zinga izo pantaro zawe duhangane naho ubundi kakubayeho reka nigendere utantera umwako ari wowe reka nigendere genda rwose inzira ni umuhanda bimbwiye iki se ndagiye ariko do njye nawe tuzareba ukwiye guca bugufi genda rwose n'ubundi uje kuntesha umutwe hasoni ariko se ntubura cyandakariye koko mimi ahubwo se kuhagaze imodoka hari ikibazo igize oya ntacyo da komeza rero utwaye cyangwa ngo nigendere n'amaguru niba uri gushaka nyamara nushaka ureke kundakarira kuko mufitiye inkuru nziza Robe iyo nkuru nziza ntayo nkeneye kuko warambabaje cyane pe kumbeshya ko ribonetse telefone nkijya kuri Facebook warangiza ntuze byarambabaje ndabyumva rwose narakubabaje ariko ntikishaga bomborobe ndabizi ariko mimi ngaho upfuka ku maso nkwereke mana we Robe iyi telefone ni yanjye cyane rwose ubu singushimiye ne koko Robe numva ahubwo ingingo nzimuvuze cyakoze nakubeshye ndishimye cyane pe ku buryo utabyumva ngiye kuzajya nifotoza buri munsi ubundi amafoto yanjye yashyire ku mbuga nkoranyambaga aha ngaho rero mpemba usanga wemba iki koko Robe nawe ubu si icyo nkunda ntukizi kuko ndabyinshi ndamenya ari ibicyo ushaka nyine ndavuga bya bintu umaze iminsi udakora yewe ugaseka murumva koko gahagije ese ntaho ibitotsi kari si umpanguye se wikaragura ihangane nanjye sigewe cyakugendekeye biteze ntitwagiye kujya mubwira ko unaniwe ra wahora n'iki ko ndose inzozi mbi kariya iyo kikaba aricyo gitumye ntangura ukomeza wigaragura ahubwo se uragira ngo umutima wanjye wari watuza uretse ngo izo nzozi ni bwoko ki koko yewe urose ngo ikize mva ndose mbona mutesi aterera mu kintu cy'icyobo icyobo
maze uko ngenda negera cya cyobo ngo mukize nawe ariko agenda amanuka agwa muri cya cyobo hasi. Mbega nageze kuri cya cyobo nawe yamaze kugenda wese hasigaye umusatsi gusa. ariko nawe ugira ubwoba bw'ubusa izo nzozi zikaba zituma ndaza ku ijoro. Yewe nyamara izo zose zanteye ubwoba kari ni ukuri. oya yewe humura Mutesi ameze neza ku ishuri. Nyamara cyane ndumfasha mu gitondo nzajya kwirebera umwana. mva mbese uramutse uzajya kuneshereza umwana umutwe wa mugore we warose. Nyamara nubwo nkubwira ntiwumve. wumva si iki ariko numva afitemo ikintu cy'igishyika. akwana k'amakomboye naho ndabizi Mutesi ameze neza. Mwana undindira umwana pe kuko numva muri njye natuje. ariko murarira ibyo ngiye byihorera umwana wanjye urabizi ko atajya rwaragurika. ntabwo nyipfumbatira ndabona akabeho kaje. mbese nibyo wowe wishakira gusa. nabyo nyine uretse ko biba bikenewe. Alo? Ni ukuri ndumva iminsi itazashira ngo nze tubonane. nanjye uwo munsi ndawutegereje sheri ubundi ndirimbire turebana mu maso. ariko uzi ko ubivuze nkahita mbifotora twicaye ku mazi unyegamye mu gituza washima mu bwanwa nanjye ndi kukuririmbira twese twatwawe n'uwo munyenga w'urukundo. sheri mbabarira w'inkumbuzi ibyo bihe ntahita ntoroka nkaza kukureba. umura mwiza wanjye taranatoye utatse umutima wanjye iminsi y'imigindi yatumye dutandukana izashyira saa. wawu ariko sheri amagambo meza umbwira uyakura hehe? ntumbaze uko biza gusa ubanza ari ikirati cy'urukundo kiba kingurumanamo kigatuma mvugishwa. oya ntabwo wavugishwa mukunzi. Mutesi wanjye ndakumva. ndagukunda n'umutima wanjye wose sha. nanjye ndagukunda cyane. nta kibazo mukundwa. wambabariye ukaba ari njye ukunda gusa. ibyo nabyo nzagukunda ngo ukundwa akaze kugeza Imana yisubije ubuzima yampaye. mwana we mbaye rwose mbaguhobeye ubundi nkagusoma ura n'inshuro igihumbi. none se sheri ko mfite utubazo tw'amafaranga waje kunyoherereza amafaranga? icyo udashaka rwose mukundwa wanjye. sheri uzi ikintu ngukundira? urashaka kukimenya? cyane rwose. nyine nuko nuko nta kintu ujya unyima. urakoze gushima mukuru. none se sheri ko nshaka kundirimbira? ko muririmbire iyo ndirimbo? ndirimbira ya ndirimbo nyine wandirimbiye ubushize. ese mama yego. nateye imboro mu mutima wanjye. Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. ego ko ese minyo ko nkuvugisha ugaceceka ubwo ntabwo unyumva? nanamba bariro ndeke sanga Mutesi n'ubundi njye mwanyiciyeho.
nyamara wabifashe nabi ariko ntabwo twakwiciyeho. oya nana sinjya amenya kuba indyarya rwose nk'uko mwe mubigenza. none se basi nta nubwo ujya kurya? ese basi nawakoreye iki nana? Minyo babarira wirira nanjye udatuma ndira. nana ntabwo ndi umwana, ndabibona neza ko hari ibyo musigaye mumpisha ntazi. Minyo urabizi ko turi inshuti. oya nsubiza ibyo nkubajije urekera gukunjijisha. ni iki wowe na Mutesi mumpisha? Minyo babara rwose ariko njye ndi umwere. ariko se we iki ko nabategereje hanze ngo muze kujya kurya amasaka baheze mu kirere. none se muri kurizwa n'iki? kamabaza se mukanyihorera nana mubaye iki? ntacyo mute nuko nsanze Minyo nari kurira ngo ararwaye nanjye nkumva amarira araje nkarira. yo Minyo urwaye iki? ndumva nameze neza. okay nana ngaho rero haguruka uze tujye kurya hanyuma Minyo nawe turabimuzanira kugira ngo ataburara. murakoze mwirirwa mwirushye ngenda hasi. ariko rero hari icyo mu nkinzi. hari icyo wikeka se? ngewe se wiruka da. umeze utese Moni? yewe ndi kugenda noroherwa buhoro buhoro. jya ugerageza ugakoresha ikazagera ukamenyere wongere ugende nka mbere rwose. nanjye nibyo ndimo kugerageza gukora. nuko hose ibyashara ntibyancitse wa. reka aho murabanza ukire haguma ubuzima naho ibintu ntibishaka. yakora da. Robi karame uragiye se? ngiye muri siporo. hari icyo Robi karame uragiye se? ngiye muri siporo. hari icyo mwari mukeneye se ngo mbafashe? oya da nta kibazo ariko rero banza usuhuza uyu mushyitsi. muraho neza. Robe uyu rero yitwa Media ni inshuti yanjye ducuruzanya imyenda. nishimiye kubamenya. murakoze cyane. Media ndakumva. uyu rero nawe yitwa Ruben. yego ni umushoferi wacu ariko nanone ni nk'umwana mu rugo hano. nanjye ndamwishimiye cyane. murakoze cyane rwose. Robe nta kibazo rero wakwigira muri siporo. siporo nziza. murakoze cyane. kagende Moni umusore wanjye se umubonye ute? ntacyo abaye ni umusore mwiza usobanutse rwose. yewe murinda rero buriya ngo azi ko yampemye ntazi ko ahubwo yamaye umwanya wo gukora ibyo nshaka. umva uriya musore ngiye kumwitaho mukunde maze nzarore. aha reka ndumva waramaramaje neza neza. naho ubundi more ibintu ntibishagwa ariko ntacyo wanganya bawe. ubizeze ko abana ari nabo bintu burya. mama cyane rwose ariko nanone umurimo ni ikintu cy'ingenzi cyane. none rero wakwirirwa uryamye amafaranga akizana ugomba guhaguruka ugakora. ashwida ni ukuyahiga nk'uwayabuze. ugeraho ni ukuyahiga kandi ntucike intege jame. ariko wambugana muri ndakumva yawe naryaho buryawe bimeze biti. urabaramuneka se? ashwida uriya arayicyariho ze ko yabaye karahanyuze. ibyo rero ntubeshye none kandi n'akarahanyuze yabaye karahanyuze neza cyane da. njyewe rero ndavuga wa mwana sha
wa mwana useka umasara kasese ese mama uriya ibintu bimeze neza ni munange bwagira umutima w'ubu namaze kuwutsindira wose ntiwumva ni ukugera rukamukuyemo icyacumi cyangwa sha abasore bazamugutwara ntacyo bari wimarira wivuga ibyo dore ngaho nibere bihorere ahubwo batinze gufunga ubundi nkamujya inkoyoyo noneho nzagapositinga usura utagapositinga koko reka njye mba numva nifitiye isoni reka ntukagire isoni kandi ibi ari byo by'abanyama yego cyane rwose none se ntujya ubona ko abasitari bene ariya mafoto ariyo bifotoza yego rata njya mbibona cyane mimi ese mimi varube ndumva mama aje kupa mana yacu rero ngaho tukwetse n'ibyananiye amaboko yacu ngo nabyo bitunganye nsenze nizeye ku Yesu Kristo umwami wacu amen. Yo ese murogoye wari uri gusenga mwana wa oya nta kibazo mama n'ubundi nari nsoje. Mimi uwo muco ni mwiza cyane ndagushimiye uzawukomeze gusenga birafasha rwose. Urakoze cyane mama. None se ko amamagara gwanshakiraga iki? Nta kidasanzwe nuko nagira ngo numva aho uri. Mama ariko rero nashakaga no kugusaba uruhushya. Uruhushya rw'iki se Mimi? Hari umwana nshaka kujya gusura twigana tugafatanya gusenga. Hari ikibazo se? Uzagende. Murakoze cyane mama. Nana ndagira ngo umbwire kuko ndebana ko ari cyo uri kumpisha. Ese nguhisha iki mute? Cyagiye nijoro mwarizwaga n'icyo na Minyoni. Nabikubwira ariko sinzi impamvu utari kubyumva. Oya njye ndumva uri kumbeshya. Muti bahora wintesha umutwe. Nakubwiye ko ibyawe na papa we ntabyo namubwiye. Ubwo rero niba wumva nkubeshya ubifata uko ushaka rwose. Okay. Reka mbyemere ariko se Minyoni afite ikihe kibazo ko atakimvugisha? Suye nyirabayazana byose se. Ngewe wowe nyine Yesu. Iyo utaza gukurana na papa ese Minyoni ubu tuba dutandukanye. Ariko nagorwa mutasi. Umva mbese ariko mute ko hari umwana mwiza wahindutse ute ko? Ariko n'ubundi nta cyahindutse ndacyari umwana mwiza. Oya mute usigaye waragize ry'amafaranga cyane ukura mu bagabo. Nana reka n'umwana wo mu bakene ngo rero ntakoresheje ububwiza bwanjye mfite ntazabura byose nk'ingatimene. Nyamara bizakugaruka. Wape mwana nyancanye ku maso ntawe wabinzana hiryo. Ariko si ubundi muti uko wari ubayeho mbere byari bigutwaye iki? Nana bara winyibutse buriya buzima bw'agahinda. Hari ukuguza guhora wifuza imyenda myiza, inkweto zigezweho, amavuta n'amaparufe bihenze ukabibura. Ngiye rero maze kurambirwa. Urambirwa n'iki se? Ndambirwa kubika ibyawe na papa wa Minyoni kandi ndi inshuti ya Minyoni. Umva naho witonde kuko ndamutse numvise ko Minyoni yamenye ibyanjye nge nawe ntabwo twakiranuka pe. Ariko si ubundi muti wakatura musaza ko mutajyanye ukabanza ukiga ko uzabona umusore mwiza mujyanye gukunda. Ariko namurinda arankundana na kandi by'ubusaza byo ntacyo bimbwiye kuko imyaka ni imibare. Yamano nushaka kunyumva mwana wa mama. Ndakumva ariko mama wanjye sinamureka kuko nkunda nk'imwe kandi nanjye ndamukunda sha ahubwo nuko mukumbuye reka ngiye kumuhamagara. Genda n'ubundi ngo abagireyo bajya baragenda. Gahoda ubusiri ijoro ugiye nyiramama wawe. Ariko wajya ureba ibikureba bitakureba ukareba hirya muri. Kuko baza aho ugiye iri joro se nk'umugore wanjye nabyo ntabwo bindeba. Ngo iki cyawe umugore wanjye. Ariko ubanza warariye ntumva muri. Narakubwiye ngo ibyo kuba umugore wawe ubu ni karahanyuze. Gwiki ujye ukora ibyawe nanjye zajya nkora ibyanjye. Ngo iki ariko ye esema noneho ninde wakugira iyo nama yo kwambara impenure? Ibyo se birakureba bitandeba nturi nyina w'abana banjye. Byari kera. Kuki nyamara nushaka kugabanya agacu hindiramo wa mugore we. Ariko rero ubanza hari wakuntumye si gusa ko ibyo nkubwira urumva atari byo koko ni komoni.
reba nk'ako kantu wambaye kakugaragaza wese uko ndamaze ariko umaze iki se ubwo byose birakureba ubwo se n'uruhe rugero ubu ariko ako gasuzuguro n'ayo mahane wadukanye bihatse iki wa mugore si wowe se ushaka kuneza satani ndarengana ahubwo avuga ko satani asigaye yarakwaritse ntacyo bitwaye muri ahubwo reka nkureke nigire kuryoshya n'abandi bana nawe sigara mu mupira yawe n'uruhu ryame cyangwa ushaka ibi byose nkubujije ariko urabizi mama Minyo ndavuze ngo nta ujya uvuze ngo iki muri ndagenda ngo nta ujya ndagenda ahubwo jya mu cyumba none hanga ukuremo iyo myenda vuba ariko ayiwe muri ndadisi umva nkubwire ndagenda maze ikibyimbye kimeneka ndakubwiye ngo ntabwo urenga uyu muryango ndagenda ahubwo mva imbere nigendere ndakubwiye ngo nta ujya ndagenda rwose ndakubwiye ngo nta ujya nagiye ahubwo ngo iki nta soni niba mvuze ngo nta ujya urankubise ndavuze ngo nta reka nze nanjye nkwereke reka nkwereke ayo wowe moni arangije we ayo soni ushaka iki wundi cyakora mimi iyo myenda wazanye igezweho rwose erega tuba tugomba kugendana n'ibigezweho sha urankosoye noneho aka gakabutura ko nakabonanye wa muhanzikazi wo muri Amerika dodo rebere ndaribona ubona ko ryavuye mu mwanya waryo ariko byari byagenze bite ngo kugere gutya dore nari nicaye nyine muri salo ndeba umupira ngiye kubona mbona nyine nyirashyano wanjye arahurudutse mu cyumba yisezereka sinakubwira yambaye agakanzu kamugaragaza uko ateye wese kagufi kagera nuko nyine ndamubaza ntugiye he muri iri joro wambaye utya maze shana agasuzuguro kenshi ibyo birakureba karabaye nuko nanjye nyine ntigira za ndigabo nyine ntaho ugize isaha wambaye utyo nawe ati ndagenda nuko rwose wagira ngo wari uhari naromeye koko nuko hashatse gucaho rero ngo asohoke mba ndamukuruye gahore nuko dutangira kugundagura nashaka kunyiyaka sinzi uko umujinya wazamutse mba mukubise urushyi mwongera urundi hanyuma maze nawe n'umujinya mwinshi ati ugatinyuka ukankubita urumva ngo teze amatwi ubwo nibwo yabatuye ivaze yariremo ururabo rwo ku meza aba arayimpeye yabawe detoye wowe uravuga dore ukubona uko ubu iki ni ikimanyu gito cyayo cyamfashe yarakwishyuka ugira ngo uyiza kumfata yose inzogera iba yarirenze neza ariko se mama Minyoni ko cyara yari umugore mwiza w'umutima ubu yahinduwe n'iki koko maze nanjye teto ariko byihorere nanjye aho mutegeye ndahazi yewe rumva ibyanye nk'awa mukino w'inkoko n'agace ahubwo batinze kuza uravuga abandeze ndavuga abanyeshuri ubu iminsi ndayibarira ku ntoki ubundi hogoza ryanjye rikava ku ishuri murazi ubundi mpangane n'uriya mushenzi ngo ni mama Minyoni buretse muzumva irwanjye nawe none se we rote barayiguhaye barashyize barayima none se ubundi ko nzi ko yanyuwishyuye amafaranga yose nta deni ufitiye ikigo kubera iki bari bayisigaranye sinzi ikibazo cyari cyabaye yanjye itenda gusohoka ariko mute wajya ureka kubeshya none se ni gute abanyeshuri barenga 700 birote yawe ariyo yanga gusohoka nanjye simbizi none se iyo mwarimu yazanye mu ishuri yari yandera cyakora ndakubeshya izindi mpamvu zatumye babanza kuyinyuma shava mu mikino ngira ikibazo ufite shanana uzi ko ari njye wafunze ishuri kandi mbona ishuri rifunguye shanana ni njye wabaye uwanyuma shamute ubore si uko guse kubabaye ariko ibyo rwose niwe nyirabayazana ariko nana siko narenze kuri umugome
ese ninjye wanze kugira amanota meza. None se muti uko ubiza amanota uraryama ukizana cyangwa barayakorera? None se hari icyo ntakoze koko? Nyine ubwiye niyo ngorano y'ibyo yawabize. None se we mu rugo ndababwira ngo iki? Urababwira ko bayi wa nyuma nyine. Noneho baranyica. Ukuru mbere natahanaga amanota meza bakishima. Ngewe icyo si cyo kimbabaje muti. Tugeresha. Ikimbabaje nuko niwanyu bakora byose bakagurisha uko batunze twose ngo wige neza. Warangiza ukaza wigira ibyo ushaka byose nkaho uri umwana wo mu bakire. Ariko nana nawe nukumbwiye koko. Muti njye ntakubeshye mbaye mfite n'ubushobozi nanagukubita nta soni. Hari umunsi nakubwiye ngo ujye uve kuri telefone none dore uwo mwavuganaga umwana wabaye wa mbere nawe ubaye wa nyuma. Cyakora kabigaseko nk'akeza ko. Yego shana nawe komeza nyine ushinyagurire ngo ikuye ntayitegera ihene. Oya muti si ukugushinyagurira ahubwo ni ukukwereka amakosa yawe ngo ubutaha uzaze warikosoye. Nta kundi nyine ubwo narutanze. Ahubwo reka njye guhamagara mama wanjye numva hageze aza mpeteke nitahire. Ngaho mva none si imodoka ntizizakudukura hano mu kigo twese ahubwo icara hano abayobozi bataza kukubura ugasanga iwanyu uragusize. None se yakubwiye ko njye ngenda muri kariya kavuyo? None se urataha n'iki muko? Nataha muri tagisi voiture wa muturage we. Ubundi ngeze ku muryango w'iwacu abantu duturanye babone ko ngiye mutese umukobwa wa Karisa ntakiri ku rwego rwabo. Ndumva ugiye mu ijuru udapfuye muko. Ahubwo se ntabwo ushaka ko ngwaho kuri uwo munyenga we? Urakoze cyane ariko njye ndagendera mu kavuyo. Yihorere maze mbabare. Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. Mukamana we. Yego ndumva. Ko nkumurwo rwiriye. Uravuga uruse? Ndavuga urwo ngurwo. Hari n'urundi utabye hafi y'icyo kirenge cyawe cy'ibumoso do. Reba aho ngaho iruhande rw'iryo buye. Narubonye ngurwo kanyako. Nawe se ubundi Mukamana. Buriya nyine Mutesi amaze kwisobanukirwa nta gishaka gusa nk'abahinzi. Aranga gusa natwe sabona tumwaye. Ariko se ubundi Mukama. Ndakumva. Uragira ngo umukobwa wawe azazubire ku ishuri afite imyate n'ambavu yo mu ntoki nk'ayo yawe? Arewe ko nyafite se abona namutunze nkanamurihiye amashuri ra niswa nihingira. Ariko ibintu byarahindutse Mukama. Ubu nta mwana ugishaka kwikoza isuka. Isuka se? Ayihorere da. Ariko nk'umwana w'umukobwa azinduka akiza imyanda imbere y'umuryango ariko usanga ari kirarira-shya amasahani atuma isazi. Reka sinakubwira ahubwo nyiramwiza wanjye ari guca inzara. Sibyo si ibyo bintu byavamo nibyo nyine by'abana ba viziyo. Agaruca nyine urwara akarutukuza. Gerera ibyo bya viziyo. Agaruca nyine urwara akarutukuza. Gerera ibyo bya viziyo ntabwo nzabyemera. Barazisongora rwose. Kuko nta nubwo nzajya mpinga ngahingura nkasanga nta murimo wari wakorwa kandi nasize inkumi mu rugo. Hewe nabonye hariho n'abazisiga amabara ay'imituku, icyatsi, ubururu. Aya mashuri rega bajya marabaremaza. Ndetse mbere Mutesi byose yibwirizaga akabikora akaza no kudufasha gutera intabire ku mugoroba. Oya Kari ibyo by'ishuri byo simbyemeye rwose. Narwo rurakase. None se ubona abana bo kwa Karinda batabikora ariko wanjye sayene uwo mugono aba ari umugono ntabwo bizavamo sinzabyemera. Ubwo nyine twe twareze nabi. Njye rero ibyo sinzabyemera. Nakareka ntahe turabona. Ese ubundi yakubwiye amanota yagize? Ashkida yambwiye ko ngo nta birote babahaye kandi njye narayiboneye mu gikapu cye. Ubwo urumva ari gusa koko Kari
Kuki? Reka ije ntabyo narizi da. Ariko ibyo byose buriya yagize amanota meza. Mutese ko no kuva na kera yari umuhanga. Nyamara Kari, reka menane cyaho nanjye. Dushaka dufatirane hakiri kare kuko Mutesi yarahindutse cyane. Ahubwo hari n'ikindi numvise. Iki kise kandi? Mutesi asigaye ararijoro avugana utuntu n'umuntu kandi njye numvise ijwi ari ry'umugabo. Umvise bavugana ibiki? Yewe sinabashije kumva neza ibyo bavuganaga ariko numvaga Mutesi amubwira ko nawe amukunda ibindi bintu byinshi bipfuye amaso nk'ibyo. Nibyo kije Messi nuko gwaje nyine amaze gukura batangiye kumutereta ariko bisi bike turadufite umuko ninywera inzoga rwose. Kari zinywera byerita nubwo mbona ubyishimiye ariko njye birampangayikishije rwose kuko Mutesi aracyari muto ntabwo iyo myaka yo gukundana yari yagera. None se ko ari byo byabo umukamana uragira ngo bigende bite? Oya Kari tugomba gufatirana inzira z'ikigendwa naho ubundi Mutesi yaturumbira pe. Aha ngaho hatana nakubwira iki? Ariko se ko numva wowe bisa nkaho bitagufasheho Kari. Ariko man nta kidasanzwe mukama. Reka nihingire tugere hariya harure dutahe mugizi n'uwakare. Tugere vuba ariko. Akasingiye kwirirwa mu buhinzi. Yawa rwose oya. Igishika cyane. Abona nimbura ikubye mu kanya wasanga inyagiriye hanga mu gacyamo. Mimi Yambi umeze ute se we? meze neza shawe wese umeze ute? Sha nanjye meze neza ndakubona. Iki? Shana kuri urasa neza. Oh wow, thank you. Shana kuri aka gakanzu ni keza. Sha urakoze cyane karambereye. Mva cyane ukuntu kakugize inkumi. Urabeshya. Uziko ntarinzi ko ufite ikibuno kingana gutyo. Ariko nawe nukuri ahubwo se baho wanyuze basore ntiwasigaraga biciraho inkoni. Umva natambukaga nkabona bose barahindukiye. None se we ubwo mama wawe ntiyakubonye kuje ku manywa? Wapisha mama nawe hari yajyanye na Robin Dubai kurangura kandi na papa naherutse kuza mu rugo. Ubwo rero nacunze minyo nagiye ku muhanda mitanze. Sha wowe ndumva uba wisanzuye nturi nkanjye. None se we kuri n'ibikapu ugiye he? Narinje aha ahubwo tujye mu cyumba cy'nkwereke. None se nicyo ushaka kunyereka we? Ha dore bawe. Yesu we Mimi izi nzoga zihenze uzikuye. Naziguze shawara set naziguze. Yiwe sha warakize. Uziko bene izi nzoga nje nzibona mu mashusho y'indirimbo ntari nakazibonye n'amaso ku maso. Erega umuntu abagomba gusirimuka mwana. None se kuvuga ibyo ntarakwereka n'ibindi. Yiwe aya matabi wayaguze hewe? Erega ndi umusirimu. None se we amafaranga yo kugura ibi byose wayakuye? Nayo Robin yamaye hamwe nayo nibye mama. Ariko sha uribanda. Ngaho rero fungaho ubundi twinyweriza inzoga. Yego we reka mfungeho ubundi tuzihame. Reka mpere kuri iyi. We birasharira. Ko numva bisharira. Nabona ukuntu ari heza koko Robin. Rwose sinajyaga numva ko habaho kwisi. Kubera iki se? Kamasha nakoshe rwose no kambere mfashe indege nkajya hanze y'igihugu. Ariko Robin kubera iki ukunda kunyita icyo kizina kandi ubizi neza ko ntagikunda? Ngaho mbabarira basi. Oya Robin keretse nusezeranya ko utazongera kumpamagara iryo zina. Kuri rwose ntabwo nzongera. Umva kugira ngo rero mbyemere nuko umagabisa. Ibyo nabyo. Ngaho tegeta. Ngaho ndakubabariye. Urakoze cyane mukunzi. Ndabikunze ukuntu nyisa ku kazi. Nibyo se. Nibyo. Cyane rwose. Njye ndishimye cyane kuba ndi kumwe nawe muri uyu mwanya. None se Robin ko nshaka ko hari ahantu turi buze kujyana nimugoroba. Hagana hehe se mukunzi? Ndashaka kuza kumerekeza gukora massage. Ikibazo se? Ariko se ubundi Robin wareka kujyayo wenyine ukaza kuyinkorera. Igihe nzi ko ndabizi ubwo ntamenya mbikora ariko nukwigira umuturage.
ntugire impungenge njye ndakwerekera nta kibazo wenda nagerageza ariko rero none wihangane nimuvunagura umwanya wo kukumara umunaniro aya nta kibazo ndihangana ndihangana pe. halo ndakumva neza simbi ryanjye. ariko sheri iyo ubona umaze aya masaha utampamagara uba wumva mbayibonye. mbabarire mukunzi nagize akazi kenshi bituma nakwitaho uko bikwiye. ngaho rero icamande. ibyo nabyo ngaho tega itama. icyakora nakumbuye uzi ko iyo maze umunota no kuvugisha mba numva wagira ngo ni umwaka wose. icecekere njyeweho ni akarusho wumve ngo n'amazi ndayanywa akaniga kubera nyine kugutekereza. ni umukuru wanjye waranduze kuko nta munota washyira ntagutekereje. mana we none se wambabariye urwo rukumbuzi twembi dufite nyine tugashaka uko tugabanyaho gake. yumva sheri erega nicyo ngukundira. umva waretse tugafata umwanya tukajya gutembera nyine tukamarayo nk'iminsi nk'itatu turi twenyine. yego nanjye nabyifuza. gaho rero hitamo ahantu wumva ukunze aba ariho tuzajya. sheri birananiye pe. oya gerageza nawe. gerageze reka turebe mushyira se no ku mazi ntihaba ari sawa. uri umuhanga rwose sha ahubwo tangira witegura ugura imyenda yo ku mazi n'ibindi bintu nkenerwa ubundi mu cyumweru gitaha tuzajyayo. sheri ibindi byose nta kibazo ariko nta mafaranga ufite yo kugura imyenda kandi sheri ndakumva ndahenze rwose ubwo rero sinzi. ese n'ibyo uvuga ko ibyo ndabikemura wigira impungenge. mwana we ariko kuko utari usimbukire guhoberemo. nta kibazo wimbikira uzabinkorera kuri uwo munsi. cyane rwose kirasi kitazashaka. rega ntacyo ntakora ngo wishime umutesi wanjye. nanjye ndabigushimiye murinzi w'umutima wanjye. ariko uzi ko ntari nzi kugira amagambo meza gutyo. umutesi wanjye. papa wowe ninde muvugana? se winjiye ryari minyo? oya nsubiza ibyo nkubajije papa. muri iki gice cya mbere cy'umukino uratera urw'abandi wototera urwawe wanditswe na Iragenera Ernest mwumvisemo. Minyoni mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette. Murinda mwakiniwe na Niyitegeka Graciane. Monica mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice. Mutesi mwakiniwe na Maria Olive. Mimi mwakiniwe na Ishimwe Mugisha Divine. Shami mwakiniwe na Irakoze Mahoro Minyoni. Nana mwakiniwe na Shimwe Mediatrice. Tito mwakiniwe na Mukeshimana Musa. Robeni mwakiniwe na Twagirayezu Evariste. Media mwakiniwe na Gasibirege Antoinette. Mukamana mwakiniwe na Maria Cecile. Naho wabakiniye Karisa ni Tuyishime Jadofis. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza.